Makuru tumenye kandi aya makuru araryoshe. Aya makuru ni umwimerere. Haleluya, Imana ishimwe. Tugize umugisha tumenye ko nubwo twatinze ku irembo ariko urubisikane rw'abatunyuzeho ngo abo ni abantu wiremeraga kugira bazavuga imbaraga z'Imana yacu. Ushimwe ko bimenyekanye. Yes, bakunze ba Concord TV show ndabasuje mu yere bose mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mutwumva ikinyarwanda nicyo twivugira ariko ntago ari cyo tuzi gusa, hari igihe rimwe tuzavanga n'izindi ndimi kandi n'Imana tugire neza tujya tuvuga n'indimi z'umwuka. Haleluya, niyo mpamvu ndi kumwe n'umuhanuzi bakazivuga nanjye nkumviraho ariko ntabwo nzazigana, ariko nanjye Imana yampaye isezerano yuko nazo nzazivuga. Ndabasuje cyane rero, nshimira n'abantu bakanze subscribe bakadushyigikira. Twaba turi gukabakaba ibihumbi 6 rwose, mukomerezaho ibihumbi 10 tuzabigezeho n'ibihumbi 100 ubundi tubone silver. Yego, nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda, ndagusuhuje ndakwifuriza kugira ngo Imana igwe Simoni w'umunyekureni agutwaze umusaraba mu gihe Simoni Petero we yagukwepye. Yego, naje hano mu kagari ka Cyabararika mu murenge wa Muhoza, umudugudu ndawibagiwe, mutumirwa raho tubwira kugira ngo tuze twivugira Imana. Imana ishimwe cyane. Ndi kumwe na Ingabire Judith uzwi nka Mama Rehema. Izina ndivuze neza? Niko bimeze. Banishimwe ko twerukana gashize iminsi 8 ariko ndacyabyibuka. Reka rero ndi kumwe mfite amagambo menshi, ubanza usenge uganga Imana inyobore mwaya magambo. Naza kuvuga yanjye ahubwo mvuge ayimana inyujijemo. Yego. Mana yacu turagushimye, ntituzabura kugushima kuko ubereye amashimwe. Tugushimiye uyu mwanya uduhaye hamwe n'umugaragu wawe. Tugushimiye aya masaha turonse, tugushimiye ibihe turonse. Ni ibihe by'umugisha kuri twe ndetse no kuri bene data bandi. Ni ibihe twembwe ubwacu tutakwishoboza kunyuramo, ariko kuko ari we byose muri byose udushoboze kuba muri ibi bihe, udushoboze kuba muri ibi bihe dukomeye, udushoboze kuba muri ibi bihe nta kintu na kimwe kiturogoye, ntagire ikintu na kimwe gihagurukira kurogoya umugambi wawe, kuko umugambi we nturogoya kandi ntuburizwamo. Ntihagire ikintu na kimwe gihagurukira kubongamira iki kiganiro turimo, kandi gukora kw'Imana gutsinde byose kuko uri Imana itsinda byose. Turagushimye rero, girira neza umugaragu wawe tugiye gukorana iki kiganiro. Umugisha w'Imana umubeho, umuhe kuba ibimera bitoshe kandi bishoreraho Imana ishaka, kubera kuko igiti cyose kigirwa n'umuzi kandi igiti kugira kibeho biterwa naho umuzi washoreye. Rero umugwize mu buryo bwose kandi uturwizanye n'abera, ubwami bw'Imana bube hagati muri twe kandi ntaba ari twe izina ryaba ari ryo, ntaba ari twe tuvuga kuko Imana yacu aba arivuga, kandi abantu ntibabone twembwe babone Imana, abantu ntibumve twembwe bumva Imana. Urakoze rero, twembwe duciye bugufi mu mitima yacu, icyo ushaka gukora muri twe aba ari cyo ukora mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mama Rehema urakomeye? Ndamoro, ndashima Imana. Biragaragara pe, kandi nanjye ndaho. Imana ishimwe ko nawe uri amahoro. Urabona ntameze neza se? Ni ukuri Imana yakugiriye neza, urasa neza, ntako Imana ibitagize. Ni ukuri Imana ishimwe. Hari ibimenyetso bigenda byica amajini, buriya kwisiga no kwambara bituma abadayimoni babongamirwa cyane kabisa. Nubwo kaba kamwe kukaba wakameshe, burya bituma ugaragara neza. Waje wahinduye ibyo cyagiye wari wambaye, wahinduye. Ni ikimenyetso kigaragaza ko umudayimoni wo kutambara yamaze gupfa iwawe. Arishige cyane. Amarema rero twayirukana gatariki, njya nkunda gufata itariki 15 z'ukwezi kwa 9. Ubu turi 24 z'ukwezi kwa 9. Uzi gitumye ngaruka? Kaka mbanze nkubwire mukanya turi nyuma ya kamera. Urambaje mbese ngo nzareka kuderanja ryari? Ntabwo nzabireka. Kuko impamvu kwisekera nka deranja nyine umuntu akavuga twatugambo turatuma umuntu aseka, tumpa amahoro pe. Yego, ibyo ndi kusasira impamvu yatumye ngaruka. Ntarashingiye icano, nari maze nk'umwaka mpamagarwa n'abantu 2 gusa. 2 gusa. Kandi nari maze nk'imyaka irenga nk'icumi
mpamagarwa n'abantu benshi bagira ibyo bambaza noneho mpuye n'akabazo utashatse kuvuga nsigara nabo babiri ni madamu wanjye na garafureri kuruwa rwose ndabasuhuje aho bari urumva none ubaho nashingiye iyicano nsigaye mpamagarwa n'abari muri Zambia abari mu Bufaransa abari hehe nyine nkumva ndi gusubizwamo imbaraga sibyo none igitumye ngaruka twakoze ikiganiro ubushize hari uwaguhamagaye ni umumama nanjye twahujwe gutya ntago turabona imbona nkubone ariko arambye atabahanuzuzana bose njya mbahamagara kandi bakansengera hangije turoma marema nawe yaransengeye dikaye nayo ndi kumva mboshywe tumaze gusengana numva ndaruhutse ndavuga none uwo muntu numwe nibura ubashije kubivuga ubwo hari abandi baguhamagayeho batabimbwiye ngarutse tugakorana ikiganiro naba nayobye ariko narabahamagaye bose bose ati bose mukorana ndabahamagara ati bose ndabahamagara ati kandi buri wese ambwira ibye ati kandi bose iyo mbahamagaye numva mbohotse ubwo arambwira ko nawe yaguhamagaye akabohoka ndavuga nika ngaruke tugire ute twongere tuganire hagira abandi babohoka ndumva ari umukunzi w'ibihe cyane cyane kandi nanjye mpamvu ndi mu mashimwe narahamagarwaga na babiri gusa ubu nkandi guhamagarwa nabo ntazi ukumva Imana itari mu kazi nyine aho igiti cyashore niho hagaragaza ibyo cyeze ubwo nyine udushami twari twashizeho amatunda yego none ubu ngubu igiti kubera cyabonye imvura cyatoshe hajeho ibitushi umuntu wese atewe amatsiko nacyo ariko iyo cyahunduruye nta muntu ugaruka kurangura yego buriya uzarebe umuntu yahinze avoka nyinshi abantu baraza muturanguze avoka ariko iyo zimaze gushira umuntu abwira undi ngo urabizi ngo kwa Korode ntazi ikibaye bakagenda bahererekanya amakuru rero iminsi myiza abantu barayimenya n'iminsi mibi abantu bakayimenya kandi niyo bayimenye barayibwirana yego ubwo rero uyu munsi Imana ishimwe kuri mu minsi myiza disi ubwa gatushi karimo mu giti ngo disi Imana ishimwe ko ntari kwera indibu ahubwo ndi kwera amaronje n'indimu byose urumva abantu nyine bagahamagara ariko dushimira abantu tubana mu byiza no mu bibi tugakomezanya ubundi inshuti nyanshuti ntigusiga mu bibi yego nanga se ngo igusige kubera amabwire ariko umuntu utari inshuti nyanshuti mu byiza araza mu kabana nanga se kuko agukeneho serivisi yego ariko iyo ageze mu mabwire aragusiga kandi no mu bibi byawe araguhunga yego rero abo mwagumanye bari bo nshuti nyanshuti ubundi yego ubu n'ubundi Imana yakweretse abo mwabanaga cyagiye muri babandi bagiye rero buriya nta nshuti ufitemo cyane ahubwo wowe tangira bundi busha cyane ariko usigumane za zindi zawe ebyiri nizi inkoramutima ku nshuti ugiye guhimba mbese ugiye kuba nk'umuntu ugiye kubaka urugo bwa mbere uhera ku isahane ubwo wari ufite isahane n'ifurusheti ukaba ufite na rushe n'akamamiyo ubu rero ugiye gushyiramo amasafuriya ibisorori imitozo ubwo wagiraga umwuka umwe ugiye kongeramo imyuko yindi y'igikomi ya kawunga naho ubundi iriya ntiyari imyuko yari izagutera amabavu umva cyane pe impamvu nifurije abakunzi banjye ngo Imana ibahe Simoni w'umunyekurene watwaje Yesu umusaraba noneho mu gihe Simoni Petero umva Yesu yatubuye amafi shirarya cya Simoni atubura imigati Simoni ararya bireba akiza abantu Simoni abireba ariko arangije aramukwepa ahageze bamajeta ariko ntago wari kumwe na Yesu ati hoya nta nubwo muzi aramwihakana ariko Simoni w'umunyekurene batanabanye we ibihe birebire amutwaza umusaraba abakunzi ba Concorde TV show Imana we Simoni w'umunyekurene pe abafashe kwishyura amadeni mufite abakandira akanyenyeri agira ute
gutyo. Kandi nawe numvise hari ahantu numvise uri kubwiriza kare kuvuga ngo Imana ibahe umucunguzi nk'uko Mose yacunguye Abisirayeli. cyane buriya iyo Imana ikuzaniye umuntu kwakira umusaraba ataragera hirya ngo akwihakane biraryoha kabisa. buriya Imana iguhe inshuti baravuga ngo wibye igitoki ikaguhagararaho, ariko mwagira hiherereye ikakuritura ikagutera ushaka nubwo uri inshuti yanjye wambereye ikigwari ni gute kiriya gitoki wagifashe kandi nubwo wagifashe njye sindakiryaho sindagisangira nawe kandi jya imbere y'Imana wihane reka twishyure ubu bwone bw'igitoki nubwo bitagufashe njye narwanye inkundura kugira ngo tuhikure ariko nawe urabizi uri igisambo buriya umuntu iteka ryose utashoboye ubundi umuntu utazaguhagararaho mu bibi byawe akaguhagararaho gusa mu byiza, uwo muntu si uwawe ahubwo uwo muntu ni uwo kugukereza. kandi ubundi dufite abantu baza mu buzima bwabo misiyo yaba ari abo kudukereza, akazanwa n'ikintu runaka akaza ari kuvuga ati ikintu mushakaho agira ubuntu kariya gapira nzi karakama yamara kubona ako gapira akagira ate akagenda akakubwira ati bayi ntago twari tuziranye akaza ari kuvuga ati byanga byakunda nshingiye ku kintu mushakaho uriya Concorde zigufata ibihe Concorde kubera kuko nibihe by'iminsi 3 yabifatira umuntu ngiye kumwizirikaho mfashe ibi bihe tubisengane dusenge wena ndi gusengera umugabo yaragiye reka dusengana garuke umugabo yamara kugaruka ijoro rimwe araye mu nzu ngahita nguha iki intasho bye bye. iyo si inshuti ni inshuti yaje kugukerereza mu buzima no kukumarira imbaraga no kugutakariza igihe, ariko ubundi gutakaza umuntu kugira utazigera ugarura utazanabonamo n'inyungu utazanabonamo n'ikikunezeza ku Mana, ibyo ngibyo ni ukurushwa n'ubusa. impamvu dukunda Yesu nuko tuzi neza ko yadupfiriye. buriya Yesu adakora kariya kantu ntago rwose tuba dusenga ngo tumushiremo ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ngamena, ariko basenga ako kantu bagashiramo buriya ni mwisengesho rituriza ngo ba Haleluya. rero kuko isengesho rituriza muri Yesu nuko hari ibintu tuziranye ho ngo uyu Yesu ngashobora kubana n'umuntu ugeragezwa mu gihe cye cyose cyo kugeragezwa ngakabana n'umuntu ubabaye mu gihe cye cyose cyo kubabara. n'impamvu isengesho ryacu rituriza muri twe nuko muri we nuko tuzi ko imibabaro yacu ari wikontorererwaho. Amen. rero nukuvuga ngo rero byanga byakunda inshuti itazaza ngo yemere kuyiririraho ukayiriraho ukayihanaguza ishati ye ntikunene wahanaguza agaswara ke ntakunene. inshuti itazashobora ibyo uzamenye ngo uwo muntu yaje kuri business yaje ku bushuti bwe. katuvuge nk'urugero rworoshe Concorde nkaho uri umunyamasengesho umuntu ashobora kukubona nimero zacu ziba ziri hariya n'izawe zihari kavuga ati Concorde numvise na kirakijwe iki numva rwose ni umusatuzi yasatura neza kaba arafashe telefone akaguhamagara yamara kuguhamagara akavuga ati rero mwene data nsengera. none rero abantu basenga tugira urukundo rwa rukundo rugatuma tunasa n'abantu basaze twemwe ntitube tukikunda. kuko uzi ko ubu nshobora kukubyutsa mu buriri nkabubwira yewe tugize ikibazo ntabara ukava mu buriri utitaye kuryamye n'umugore wawe utitaye ko abana bawe basize mu nzu kandi uri umugabo nyir'urugo ugahaguruka jugujugujugujugu kwa mama Rehema ukaza ukaharara ijoro rikagukeraho ukabyuka ijisho rimeze nk'iry'umusinzi urumva. ariko byamara namara kugukoresha mu nyungu yanjye nge mama Rehema inyungu zanjye zimaze gucamo bya byago byarangiye n'ibibazo byamara nkongera nkagukoresha mu ndi nyungu yo kugusebya urumva kuko nge ndiki ndi umuntu. ariko impamvu dukunda Yesu ntaga tuvamo. Yesu yakugaburiye ntabivuga, Yesu yakwambitse ntabivuga, kugurira amavuta yo kwisiga ahenze ntabivuge, akwishurira inzu ntabivuge, akugurira superi ntabivuge, akugaburira ubugari n'akawunga ntabivuge. Yesu ibyacu byose byuzuririzwa muri Yesu. uyu Yesu kugurira ibyombo ntabivuge,
Yesu mukaryamana kuri matera ishaje ntabivuge, mukaryamana ku gitanda kiriduka nijoro ntabivuge sha. Ayiwa uyu Yesu usigarana inkweto uri gutinya kugenda ahantu imvura yaguye kugira ngo itinjiramo amazi ntabivuge. Uyu Yesu muryame ntavuga kugona. Uyu Yesu ibyacu niwe muri we birangirizwa. Aleluya. Uyu Yesu mwizere, umwiringire, ni inshuti y'abatagira shinge na rugero, ni inshuti y'ababuze umuryango. Uyu Yesu utakubonera mu gitenge gishaje ngo akuvuge, uyu Yesu utakubona wambaye isute wadodesheje urushinge ngo abivuge, uyu Yesu utabwira ngo naburaye ngo aje kukuvuga, uyu Yesu utazakugemurira ibirayi ngo abivuge, uyu Yesu utazakugurira inyamikiro ngo abivuge. Ibyacu byose niho byuzurizwa ni muri Yesu. Aleluya. Kandi niwizera Yesu ntuzakorwa n'isoni, ariko niwizera umuntu wari we wese uzakorwa n'isoni. Byacu byose byuzurizwa muri Yesu Kristo. Amen. Amen. Nangiye gufashwa. Rahira. Biri gukomeza. Mana ishimwe. Ubwo bafashijwe n'abandi barafashwa. Nigeze mbwiriza ahantu ikigisho ngiye titiri ivuga ngo ese koko tugera ikirenge mu cya Yesu. Ndangije ngerageza kudekiriva utuntu dukeya navuze duke mu byaranze Yesu. Icyo namukundiye niki nuko ari umwami w'imbabazi. Aleluya. Agira urukundo yicisha bugufi, kuko yaza kuba aticisha bugufi ntiyari kuvukira mu kiraro cyiwe. Iyo ataza kuba agira imbabazi ntiyari kubabarira cya gisambo bari babambanwe kitarasenze menshi nk'ayo bagiti mu jisho bagize ute basenze. Umwami w'imbabazi rero dukosa akagira ute akatubabarira. Ariko ujya usanga umuntu pe ukamusaba imbabazi wamukoshereje, yana kavuga ati ngende umukristo ntago ngomba kukubabarira, ngomba kuguhana, bati bitugu by'abapfapfa bikwiye iki, ariko ntakubabarire. Ariko yarangiza ngo agera ikirenge mu cya Yesu. Ariko Yesu agira imbabazi. Abatumirwa abakunze banjye mujye munyanganira, agiye mba numva nanjye mfite umunwa ariko nta ribi, mujye mureka nivugire. Urumva nyine ugasanga ndi kurusha umutumirwa amagambo. Ibi bintu bya Kristo ntabwo nta Rayon na Rayon Sport birimo kabisa, nta peri na Rayon rwose. Ibi bintu ni umurimo w'Imana. Yego. Kandi ibi bintu turuzuzanya rwose. Uko iyo umuntu adafite akaboko k'iburyo akaba afite ak'ibumoso gusa byanga byakunda ahora ababazwa na rwa rugingo. Yego. Niko natwe akenshi ushobora kuganira n'umuntu wakumva nta kintu kimurimo ukumva aragukwega. Yego. Rero Imana ishimwe ko wenda twembwe tukivugana namwe mufite ikintu kibarimo. Natwe kandi hari ibyo twumviramo. Iyo muvuga rero hano mu murimo w'Imana ntare yirimo, nta peri irimo, nta rekomandasi irimo, nta n'agatuti ko kwa mushumba karimo ngo tubwire abantu ngo nimwifate neza, ngo ntimuvuze akaruru, ngo kubera kuko ngo mushumba uhagaze hariya ngo afite lisanse ngo na digetora ngo n'ibiki. Oya. Ahubwo Yesu ni umwami muri twe. Yesu dukorana nawe ni umwami utikakaza. Yesu wuzuza ibyacu bikuzura ni umwami utishira hejuru. Kandi icyubahiro afite nta muntu mwiza ugifite. Kandi icyubahiro afite we aranagikwiye kubera kuko nta muntu yagishimuse. Uyu Yesu wacu rero araryoshe ku muntu umuzi no ku muntu ufite ibyo yamumenyeho ntabwo yashobora kwihangana kutamuvuga. Aleluya. Ese niba tuzi gushimira abantu, umuntu yakugura ikibanza cya miliyoni 5 wajya no kuri mbwe ni umusozi muremure, wajya kuri mbwe ahantu wahereye i Remera ukazamuka uvuga Imana girira neza Concorte, Mana umutabare, wibuke ko uyu munsi abana banjye bari kurara mu nzu kubera we, wibuke isengesho umusengeye kandi rikamutunga. Mutazamukanye uriya musozi. None hibaze noneho niba ari uwo muntu, ibaze noneho kunanirwa kuvuga Yesu wagucunguye akagupfira akavukira mu kiraro, mwembwe turi kujya kubyara tugatwara amavarize.
buriya abagore batwite umva nuhura nabo muri baro bari kugura baba bameze nk'abarushanwa kabisa. none iyo batwite ari nk'abo mu gace kamwe baba bameze nk'abarushanwa. umwe ati nzajyana varize ya 30, umwe ati nzajyana varize yuzuye, ati sinzagura kariya gakuvure k'ibihumbi 10, undi ati nge niya 70, umwe ati ndatuma imyenda i Dubai. ayiwe data we, ariko shando umuntu waducungwe wagize n'umumaro kuruta abo twabyaye. Haleluya. Yavukiye mu kiraro nta varize nyina yikoreye, yego, kandi yitwa umwami. yego, uyu munsi ariho azahoraho. uyu munsi ntiyapfuye, ni muzima. hashimwe Yesu batabambye ngo apfe abamushingure, akaba uyu munsi ari muzima, akaba aragiye mu gituro akavamo. Aleluya. hakaza ikimenyetso kivuga ngo umuntu wese unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Aleluya. naho yaba yarapfuye azongera abeho, azongere abeho. Haleluya. Haleluya. hahirwa umuntu umwizera naho yaba yarapfuye azaba. ubundi niyo mpamvu Yesu buriya ngo atabayemo, kwari ukugira yereka abantu agaciro ko kumwizera icyo kazamara. ubundi yagumayo nta gaciro ko kumwizera. n'uyu munsi nituba tumwizera tuba tuti nubwo bamukubise ziriya nkona ariko yagumyeyo ko atagarutse. tukavuga tuti rero natwe nidupfa tuzagumayo, ariko dufite ikimenyetso kivuga ngo naho yarapfuye anyizera azavayo ahabwa ibyo yagize ute yasezeranijwe. ahubwo no mu rupfu uzaba ukimwizera, no mu rupfu nzaba nkimwizera, nanga nzaba naragamburiye kubera amakuba ntadutere kugamburura. kandi buriya kugamburura mu makuba ntacyo biba bivuze, ahubwo iyo uri hafi y'amakuba witoza kugambirira. Amen. Haleluya. kandi mu gihe uri kubona nta ntambara iriho nibwo wambarira urugamba, kuko iyo nta ntambara iriho nibwo umwanzi ategura cyane kugutera. Imana itugirire neza, dushoboze kwambarira urugamba nk'abafite ibyo dukirana nabyo kandi bidukiranya niyo dusinziriye bidasinzira. yego. kandi iteka ryose buriya impamvu igiti cyitwa igiti ntago ari uko cyitwa igiti kubera kuko cyumye, ahubwo cyitwa igiti n'ubundi kikiri kibisi cyane akuma bakavuga ko bagiye gucana intufe. Aleluya. bivuze ngo igiti kigira umumaro igihe cyose, no mu gihe cyumye kigira umumaro, no mu gihe gitewe cyitwa igiti. Aleluya. rero niyo mpamvu umukristo agomba kuba umukristo igihe cyose. umukristo agomba gusenga igihe cyose, mu bibazo, mu bigeragezo, mu makuba ya ni munsi, hari ibyadusizeho, hari abadutaye, ariko ukizera ko Yesu we atagutaye. Amen. yewe bitumye binjyana mu ndirimbo y'108 igitero cya mbere n'icya 4 bita tujya mu ijambo ry'Imana. yego. nge ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. nge ndi umukristo mpora mbihamya naho igihugu cyose cyanseka. nge ndi umukristo wo mu mutima kuko ubu nsigaye nkunda Kristo. icyatumye apfa yazize ngewe nabuzwa n'iki kujya mukunda. nge ndi umukristo umva ubwo buntu narakijijwe nkurwa mu byaha. nge ndi umukristo naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba. nge ndi umukristo ndi umutabazi mu ntambara ndasana n'ibyaha mfite umugaba n'umwami Yesu nituba hamwe nzahorane. mfite umugaba n'umwami Yesu
nituba hamwe nzahora njye ndi umukristo ndi umwimukira ndakomeje mu rugendo rwanjye ibyino mu isi ndabihinyuye nsigaye nifuza ibyo mu ijuru njye ndi umukristo gakondo yacu iri mu ijuru ku mana yacu nta nzara ibayo nta n'imiruho abaho bose baguwe neza nta nzara ibayo nta n'imiruho abaho bose baguwe neza njye ndi umukristo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye kinyibagiza ibyago byose nkumva nduhuwe n'umwami Yesu njye ndi umukristo uko ndi kose maze nintumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa nzabona ihirwe ngiye mu ijuru nzagira ibyishimo bitavugwa nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Imana ishimwe, umwanya wose ni uwawe. Imana ishimwe ko tuzagira ibyishimo bitavugwa, kandi Imana ishimwe ko tuzabona ihirwe. Ibyo utaboneye mu isi uzabibona, ihirwe utagiriye muri iri si ngo ni Imana irifite. Haleluya, amen. Ibyo utatungiye aha mu isi uzabibona. Haleluya, amen. Ndamaramaje mu rugendo rwanjye, byino mu isi ndabihinyuye. Hari ibintu tugomba kugeraho tugahinyura, hari ibintu tugomba kugeraho ntitubone ko biryoshe. Jambo ryatubwiye ngo byose murabyemerewe, ariko ibibagirira umumaro si byose. Nubwo tubyemerewe ariko ngo ibitugirira umumaro si byose. Uyu mukobwa aravuze ngo njye ndi umukristo nzahora ndiwe, aravuga ngo kandi mu bintu byose ngeze ku gupfa. Uyu mukobwa yarazi ko n'urupfu rwabaho, yarazi ko no gupfa byabaho, aravuga ngo niyo mpamvu nabyo ngomba kubimaramazaho. Aravuga ngo ikintu abandi batinye waririmbye yaragitinyutse, yaravuze ati nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Aravuga ngo hari ibintu mpinyuye, aravuga ngo ibyo mu isi ndabihinyuye. Haleluya, haleluya. Aravuga ngo yemwe abashonje mureke mbabwire namwe we, aravuga ngo nta nzara ibayo nta miruho ibayo. Haleluya, aravuga ngo humura nubwo ushonje ntawe uzongera kugucurira ibiryo, nubwo ubabaye ntawe uzongera kubigucurira, nubwo uri mu muruho ntawe uzongera kukubwira ko urindushe. Aravuga ngo namwe mureke mbahumurize, aravuga ngo nta nzara ibayo nta n'imiruho abaho bose baguwe neza. Haleluya, amena. Hantu hatagira inzara, hantu batarumbya, ntago bafite ubwoba ngo barahinze ngo izuba rizavayo birumbe. Oya, ntibafite impungenge ngo ica ubutaka ngo ni imyaka ingahe. Oya, nta mpungenge bafite ngo ubutaka bari kubwubaka bwaho burashize. Oya, nta bwoba bafite ngo ibishimbo bateye byahuye n'izuba. Oya, ahubwo wacu aravuze ngo nta nzara ibayo nta n'imiruho. Haleluya, hari igihe tuzasezerera iyi miruho, hari igihe tuzasezerera aka kaga, hari igihe tuzasezerera aya makuba, ariko abera tuzabisezerera we, abera tuzabisezerera. Haleluya, nubwo unyuzwa mu ruganda ariko tuzabisezerera, abera tuzabisezerera. Amina. Avuze ngo nta nzara ibayo nta n'imiruho, uzasezerera imiruho ubutayu nubwo igihe gitoya. Haleluya, avuga ngo kandi hari ibintu mpinyuye, gira ibintu uhinyura. Kugira ubane na Yesu no kugira ugira imiruho usezerera, nuko hari ibyo uzahinyura. amen. Ariko iyo utaragira ibyo uhinyura, ibintu byose ukibona ari byiza, biragora cyane gukurikira Yesu.
kandi gukurikira Yesu hari ibintu tubanza twiyambura, hari ibintu umuntu abanza yanga, hari ibintu banza wanga bikaryohera abandi ariko we bikagusharirira, abandi bakabikunda ariko we ntubikunde, abandi bikabaryohera ariko we ntibigusharirire bikagusharirira, abantu bakabona ari byiza ariko wowe ukabona ari bibi. Haleluya. Iyo ushaka kugendana na Yesu hari ibintu wanga kandi abandi babikunda. Amen. Urugendo rwacu na Yesu rero rutandukanye n'urugendo rw'umuntu n'undi. Yego. Buriya hari igihe ushaka nko gutindana n'umuntu, washaka gutindana nk'umuntu ukabona akora ibintu by'ibidega ariko ukavuga ngo nshingiye ku nyungu mufiteho. Rata nyine ntacyo bitwaye. Ariko si uko bitagitwaye, biragitwaye. Ukaba ushaka kubana n'umuntu ukaba uzi ko umuntu hari utunyangagira ukamubwira ariko ntacyo bitwaye, aho wiba birahari, ko ari mu kazi wibase igihe bitwaye siki, hari ubwo ni ibya leta, hari abantu bavuga ngo ni ibya leta. Uwo muntu biragoye cyane kugira ngo yizere ubu bwami turi kwizera, biragoye cyane kugira uyu muntu azagendane na Yesu uri kuvuga ko ari ibya leta, uri kuvuga ko nyine ruswa nta cyaha kirimo, biragoye cyane. Hari ibintu twaretse kubwo gukurikira Kristo, hari ibintu waretse kubera kubwo gukurikira Kristo. Gira ikintu kimureka kubwo gukurikira Kristo. Amen. Nibishaka biteye kuba byinshi ariko gira ikintu kimwe ubona nawe, kandi buri iyo umuntu agiye kureka reka ikintu cyamunaniye. Gira ikintu ufatira umwanzuro cyakunaniye. Yego. Niba ari ubusinzi bwakunaniye ufata umwanzuro, niba ari ugucinya mu mugabo byakunaniye ufata umwanzuro, niba ari ugucinya mu mugore byakunaniye fata umwanzuro. Icyo kintu kimwe kirekurebe kuntu Imana irakugirira neza. Imana ntago ishaka ngo tureke utu tuntu tubona iteka ryose dushoboye kureka. Reba ikintu kimwe cy'ingenzi cyakunaniye, ubwira Imana ngo Mana nanjye iki kintu ndakiretse. Ngo Abayuda hari ikintu kimwe baretse. Haleluya. Amen. Ngo Abayuda kugira babone ubutabazi hari ikintu kimwe baretse. Icyambere baretse kuvuga ngo twe dufite Imana mu magambo, ngo batunga Imana no mu mutima. Haleluya. Ngo mu gutunga Imana ku mutima wabo baremera, ndetse umwe muri bavamo ajya kuba umuzamu ariko afite Imana mu mutima. Haleluya. Ngo kandi agenda yifite mu mutima na hehe n'inyuma. Ngo icyo kintu cyatumye Imana irwana intambara ikomeye kuba Yuda. Haleluya. Gira ikintu kimwe usiga urukubana kikugoye, Imana irahagurutswa no kurwana ibikomeye kuri wowe. Amen. Ngo Abayuda ngo intambara barwanye intambara yitwa kwizera Imana, handi umuntu yizera Imana akayizera nk'aho ari kurarana nayo mu buriri, akayizera nk'aho bari kumwe, yaje kureba mu masafuriya akayizera ati ibiryo birimo Mana ndi kubibona, kandi isafuriya ikubishije situruwaya. Ngo nuko Imana ibona Abayuda bayizeye muri byose. Haleluya. Ngo bayizera mu byo mu gikoni, bayizera mu byo mu kazi, bayizera mu byo mu rubyaro, bayizera mu mistere yabo, bayizera mu misengere. Ngo nuko Imana irangira iravuga ngo sha nzabagirira neza nubwo ntawe ubitayeho, nubwo nta n'ubafitiye ishaka, nubwo nta n'ubafitiye umubabaro, ariko ku bwanjye nzabyikorera, nta kizatuma izina ryanjye rigira ritukwa. Amen. Iyo hari ibintu turetse bituma Imana nayo ihaguruka. Amen. Iyo hari ibintu turetse bituma Imana irwana intambara. Amen. Wowe ku giti cyawe gira ibyo ureka, abandi ubareke, kuko n'ubundi Imana ni wowe izarengera. wowe wabiretse, utabiretse ni akazi ke. Gira ibyo ureka utavuze ngo ko na runaka bikora. Gira ibyo ureka utavuze ngo ko n'uriya bikora kandi ari uyu n'uyu, ahubwo we ku giti cyawe b'Umuyuda nyakuri. Haleluya. Bani himbazwe. Ngo nuko Imana ibonye ko Abayuda bamaramaje. Amen. Buriya biragoye cyane kuba ufite amavuta nk'ayo Abayuda bari bafite, ukajya kuba umuntu kwizamu rye ngo nuko ari umuyobozi. Biragoye cyane. Naho twembwira ngo amavuta yacu twembwa arategeka. Twavuga ati nubwo ari umuyobozi, amavuta ndimo ndamutegetse apfe. Ariko ngo buri Abayuda bari bafite isengesho ry'ubwenge. Baravuze ngo Mana ntuzadutabare barashize, uzadutabare bakiriho. Wacu naravuga ati
ntabare bakiriho batazagira ngo urabesha. Aleluya. Amen. Abayuda nabo baravuze bati tugiye kwemera tubacire bugufi. Ubundi ikimenyetso cyo koroha abantu benshi baba bazi ngo kuko ngo ubwo ngo utsinzwe. Ubundi buriya umuhanga mu kuba mwisi n'umuhanga nyamuhanga mu by'ukora n'umuhanga mu kazi, ikimenyetso kimuranga ni ikimenyetso cyo koroha. Ubundi ikimenyetso cyo koroha nicyo kizana intsinzi. Buriya ntago ikimenyetso cy'amashuri aricyo kizana intsinzi, nta nubwo ikimenyetso cy'uko uri ikintu runaka aricyo kikuzanira intsinzi, ahubwo ikimenyetso cyo koroha nicyo kizana iki? Intsinzi. Nicyo kizana iki? Intsinzi. Buriya hari umuntu ushobora kubona woroshe mu rugo akavuga ngo ariko ni gute ko nkora umuntu w'umugabo yoroha mu rugo. Ikimenyetso cyo koroha naho waba uri umugabo nicyo gituma urugo rwawe rubaho. Ikimenyetso cyo koroha naho waba uri umugore nicyo gituma urugo rwawe rugira rubaho. Ubundi ikimenyetso cyo koroha si ubugwari. Koroha ntibivuga kuko watsinzwe, ahubwo ikimenyetso cyo koroha kivuga kuko aho uri kwerekeza uri mu ntsinzi. Yego. Aleluya. Amen. Aleluya. Ngo nuko Abayuda ngo bakoresha ikimenyetso cyitwa koroha. Yego. Amen. Ngo muri cya kimenyetso cyo koroha ngo Imana irabitegereza ibona ni bye. Ravuga itaha ni sawa. Nawe wemeye kujya kuba umuzamu buhagiye. Genda. Ubundi buriya umuzamu amenya igihe boss atahira. Urumva agaciro k'umuzamu ariko amenya igihe boss atahira. Buriya umuzamu ari mubi yagutanga. Bantu musuzugura abazamu, mugasuzugura abakozi, ubwo mumenye icyo bamaze. Noneho kandi umuzamu uri ku irembo niwe umenya uko amapine y'imodoka arindwa. Wowe ariko ibaze gufata uzarebe dufite ibintu dutunze mu nzu birusha imodoka agaciro. Doraransetse ubu se ntabyo uzi ko isahane, ifurusheti, ikibiriti cya senkani akado karusha agaciro imodoka waparitse hanze mu gipangu. Ninde muri mwe urazi imodoka muri saro? Ntawe. Mwese ntimurara mu nzu, imodoka zikarara he? Hanze. Wagera ku muntu ngo nayiguze ngo miliyoni ngo 30, ariko isahane yiwanje irusha agaciro imodoka yawe. Aleluya. Amen. Ifoka yiwanje irusha agaciro imodoka ye kuko irara mu nzu, imodoka yawe ikarara inyagirirwa he? Hanze. Niyo muzuba cyama parikingi ntimuzigurira uburangizi n'amakuvurere y'umweru byo kwiyorosa, ariko mwe mugira mute? Muyararamo. Yego. Kandi wamara ukajya kuyishakira n'ubundi umuzamu wifubitse kuruta uko yifubitse. Yego. Nukuvuga ngo byanga byakunda tureke gutunga ibintu bidafite agaciro ngo ari byo bitumarira ibihe byiza, ahubwo bya bintu biri mu nzu nibyo bifite agaciro. Ubu ikintu rero mfite kuri nge gifite agaciro ntago ari aka gasura. Aka ubu maze icyumweru ntisiga utuvuta wareba ukuntu nsa. Yego. Rero igifite agaciro ntago ari uko ari iki gitenge. Ubu iki gitenge umunsi kizasaza ntago nzatinyuka kukijyana mu bantu. Muri nge gifite agaciro. Igifite agaciro ntago ari uyu muntu w'inyuma, ntose uyu mubiri w'inyuma. Igifite agaciro muri nge n'ubugingo. Yego. Yego. Uzi impamvu ubugingo bufite agaciro? Ubugingo ntibubora. Ubugingo ntibajya kubushingura, ariko ikibara gitwara bakaza ngo kugisezeraho, kandi bakagisezeraho kitabareba. Buriya nabwiye abantu ngo ibintu byose bishobora guhinduka, birahinduka. Wakira ejo ugakena birahinduka, waba umuyobozi ejo ukabura no kuba mudugudu, uwari mudugudu akuyoboye umuyoboye umanukira hejuru watontomye ukaza n'ubundi ukajya mu mudugudu wakagira ute akakuyobora. Ibintu byose birahinduka, ikintu rero kidahinduka ni intumbi. Yego. Intumbi buriya uraza uti do twararirimbanye ukacaho. Undi akaza ati mugabo wanjye uransize ugacaho. Nyina akaza ati mwana wanjye urabizi ni we narindi guhungira ugaca. Umva mukanya bati se none simurangiye gusezera abatanga buhamya bati twabanye neza, disi ngiye yanguriye na bodaboda kandi ntiyibye, ntago ibyo ari kubyumva. Rero twige no gushimira abantu ariko bakiriwe. Twige no kugurira abantu indabyo bakiriwe.
siko umuntu apfa abantu bakazana indabyo abantu bakabura n'aho bazishira. Ariko uri muzima nta n'umuntu wigeze ajya kugura ururabo rw'ibihumbi 10 ngo aruzana ati ndagukunda. Ariko umunsi wapfuye bakazohereza ku tunyenyeri, nanjye nari kugura indabyo 5, nanjye nari kugura indabyo 10, kandi umunsi waburaye nta wakanza akanyenyeri ati gura umufuka w'iki w'umuceri. Yego twige guha abantu bakiriho, twige no kushimira abantu bagize ute bakiriho, kandi bibe umuco. Tureke gushimira abantu barapfuye, kuko gushimira umuntu yarapfuye si umuca uko n'ubugwari. No kuvuga neza umuntu atakiriho ukamuvuga yapfuye ntari kwihindukiza ntabyazi, ni umuco w'ubugwari. Banza umuvuge neza akiriho, kuko ku munsi we azaba arangije urugendo rwe, n'ubundi biriya mumukurikiza ni nk'ibicupuri ntaco bimumariye. Biriya ntaho Imana ibyandika. Ibyo mukora ni ukunezeza imitima y'abantu, ngo kugira ngo abantu bumve ngo wenda ngo yaguriraga abantu, ngo yafashaga abantu, ngo yaguriye ngo abana ngo babuze kwiga ngo amashuri ngo arabishurira. Mumushimira kiriho, ahubwo noneho Imana ibone ko anakiriho. Hari ibyo mwatuje akanwa kanyu, ariko biriya abantu dukora byo kujya guhindukiza intumbi. Njye nazagira umuntu uzaza kumpindukiza ntapfuye, intumbi ntihindukira. Ntazagira umuntu uzabikora rwose. Niba urwo rurabyo utararuzanye kare nange uvuge ko nkunda kare, n'ubu byihorere, kuko ntabyo numva, nta nicyo bimari, n'abasigaye ntacyo bigira ute bibamarira. Ako mureke dukore imirimo yacu mu gihe ikenewe, tureke gukora ibintu bidakenewe, kandi ngo dukore ibintu mu gihe cyabyo. Kuko hari igihe uzakenera gukora ikintu ugasanga igihe ko kigukora cyaragize ute cyarakurenganya. Yesu yakoze imirimo ye mu gihe cye, Abayuda bakora imirimo yabo mu gihe cyabo. Ni nayo mpamvu muri bo nta watsinzwe, ahubwo batsinze. Alleluya. Icyama tugakora imirimo yacu mu gihe cyacu. Amen. Imana itugirire neza. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Cyokana ku ijambo ry'Imana ryano muri Esteri igice cyaho cya 5. Turasoma duhere ku murongo wa 9 dusome n'umutwe w'ijambo ry'Imana. Esteri ibice 5 duhere ku murongo wa 9. Umutwe w'amagambo avuga ngo Hamani ashinga igiti cyo kumanikaho Moridekayi. Nuko uwo munsi Hamani agenda anezerewe yishima mu mutima. Ariko abonye Moridekayi ku irembo ry'ibwami, abona atamuhagurukiye kandi atamubererekeye, aramurakarira cyane. Ariko Hamani ariyumanganya arataha, atumira inshuti ze n'umugore we Zereshi, abatekerereza uko atunze akagira icyubahiro, nuko afite abana benshi, nuko umwami yamukijije mu bintu byose, kandi ababwira uko umwami yamukijije akamurutisha abatware n'abagaragu be bose. Hamani arongera arababwira ati kandi n'umwamikazi Esiteri nta wundi yakundiye kujyana n'umwami mu nkera yiteguye keretse njyewe, ndetse n'ubu yandaritse ngo n'ejo nzazane n'umwami. Ariko ibyo byose ntacyo bimariye nkibona wa Muyuda Moridekayi yicara ku irembo ry'umwami. Nuko umugore we Zereshi n'inshuti ze zose bamugira inama bati nibashinge igiti kirekire cya mikono 50, maze ejo uzavugane n'umwami umusabe Moridekayi ukimumanikeho, uhere kubone kujyana n'umwami mu nkera unezerwe. Nuko Hamani ashima iyo nama, ahera ko ashinga igiti. Amen. Amen. Imana y'amahoro itugirire neza. Turi kuganira ku ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Turi kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko ndashaka kukubwira ngo byanga byakunda icyo ubona kiguhagaze imbere ni ikinyamubiri, ariko kuri makirusha imbaraga. Amen. Uyu mugabo rero Hamani ngo yari umugabo wakunzwe. Amen. Ngo ariko ngakundwa n'umwami, akundwa n'umwamikazi. Ngo ariko ngo ku irembo hari umuzamu. Haleluya. Ngo umuzamu yitwaga Moridekayi. Ngo ariko Moridekayi ngo yari umuyuda ukebwe, ngo yari umuyuda umaramaje. Ngo uyu muyuda umaramaje umunsi umwe ngo arangije agirire yerekwa. Ntabwo ibi bintu wabikora nta yerekwa.
uyu mugabo yari ari ku izamu avugana n'Imana muri ya masengesho, ngo amaze kuvugana n'Imana ngo yumva hari ibindi byiyumvira agize, ngo arangije ngo aravuga ati harya buriya koko ni iki cyaca agasuzuguro hano? ngo arangije ngo aravuga ati nitaye ko umuyudakazi wacu ariyo, nitaye ko n'uyu mugabo akundwa, ko ari ujya ujyana n'umwamikazi mu nkera, ngo nuko birangije ngo Hamani ngo arasohoka ngo asanga umuyuda aho yibereye ku irembo, ngo ahamusanze ngo arangije ngo umuyuda ntiyaberereka na gake, ntiyamuhagurukira, ngo maze ngo Hamani ngo umutima urababara koko. Yego, ibaze umuntu amaze imyaka n'imyaka nyagirirwa ku irembo, umutima we ntiwigeze ubabara, usohotse mu nzu umunsi umwe ngo nuko atagupfukamiye ngo aguterera amasaruti, urarangije urababaye. Harya imvura yarayeho ubundi waruza ayo makuru ibyo yamusigiye mu mutwe, ngo birangije ngo arababara ngo ajyana umutima ubabaye, ngo mu kujyana umutima ubabaye ngo birangije ngo Moridekayi aravuga ibi ntacyo bintwaye, nta nicyo bitwaye Imana yanjye, ngo kuko umuco w'Abayuda wari uwo gupfukamira Imana, ntabwo ari uwo gupfukamira iki abantu. Ravuga ati sinzareka gupfukamira Imana yacu ngo mpfukamire wowe, ngo nuko ntiyanabererekamo na gake. Aleluya. Bakunzi b'icyubahiro rero, iyo utabereretsemo ibibazo biravuka, iyo utamusenze ibibazo biravuka, iyo utamuririmbye ibibazo biravuka, iyo utamubwiye ko ari ugutunze ngo ntibyumvikana, iyo utagira umuririmba ngo niwe wanguriye umuceri ngo ntibyumvikana. Ayiwe ngo nuko birangije Moridekayi aravuga ati nge ndakebwe, sinzigera nsenga ibiryo, sinzigera nsenga umuntu uwo ari we wese, nzasenga Imana ya Isirayeli, nigira ikirema ikagikomeza, nitaturemera ubutabazi nk'Abayuda n'ubundi nta kabuza tuzapfa, nitatugirira neza n'ubundi tuzashira. Jambo rimwe yageze kubwira mushiki wa Esiteri, yaramubwiye ngo nushaka uceceke, naho utavuga nta kizabuza Abayuda gutabarwa no koroherwa, kandi ubwoko bwacu tuzanaguma tubeho. Aleluya. Amen. Babyita kumaramaza. Bavuga ati nubwo twagushingiyeyo nubwo uriyo, ariko ntabwo imbaraga zari zo twitayeho. Imbaraga twitayeho n'iz'Imana yavuganye n'Abayuda, ikavuga ko izaduha agaciro ikazakaduha. Ntabwo rero twitaye ku mbaraga zawe n'iz'umugabo wawe n'iz'umuntu uwo ari we wese. Gira umudayimoni umusuzugura. Aleluya. Gira umudayimoni umusuzugura bitera umwami guhaguruka. Iyo usuzugura umudayimoni umwe, ajya gushaka abandi badayimoni bakamugira inama. Ngo nuko uyu mugabo agenda umutima urakaye, ngo agezeyo asanga umugore we n'inshuti ze nabo byararangiye. Ngo agezeyo ngo arababwira ati mureke mbabwire, umutima wanjye ntabwo unezerewe. Umugore ati se mugabo mwiza, nibiye mpamvu utanezerewe, byagenze bite? Dore nyine abagore nitwe tugira nyinshi, buri umugabo ushaka kumubwira uti ntabwo umutima wanjye unezerewe, akakubwira ati Paul ihangane, ariko twembwe abagore ushiraho none se sheri mugabo mwiza ninde wakubabaje, ukaba nka wa undi uti ninde undirije umwana, ninde wagukubise, ninde wagututse. Umugore nawe ashiraho nyine ati ninde wakubwiye nabi mugabo nkunda, ninde wakubwiye nabi igihungu cy'amabukwe. Mugabo ati mada bambwiye nabi, ngo ari yatuma inshuti ze bagiye gusangira, ngo kuko ari afite ibirori byo kujya kwishimishirizamo, ngo ariko ibyo birori byose byabaga ari ibyo kwishima ku Bayuda. Ngo birangije ngo aragenda arabwira tumva umwamikazi ninjye muntu akunda, noneho umwami nawe na akarusho mu bantu bose bo mu bikari kambere, nta muntu akunda nkanjye, nge ndakunzwe, wenda kungakaje ndakunzwe. Uzi ko ari igihe umuntu atangira ati nge ndakunzwe, we baranzi ni Burayi baranzi, Dubai baranzi, Aziya baranzi, Burundi baranzi, ndagenda buri munsi ndakunzwe, we ndakunzwe mu bimenye, amavuta ndiho. Ayiwe ukunzwe iki? Imana igukunzwe iki? Umuntu akajya ati ndakunzwe, uyu mugabo nawe yajya ati ndakunzwe, baranzi no muri Australia, baranzi nge ndavuga rikameneka, baranzi ngenda bizi. Ngo birarangira arisharanga imbere y'inshuti ze, ngo maze ngo kuko nabo barabapfapfa, ngo ababwira ibikomere bye. Ngo amaze kubabwira ibikomere bye bitariho, uzi umuntu wiriza adakubiswe arira kuruta uwakubiswe. Uzi umuntu wiriza adakubiswe arira kuruta ukubiswe. Ngo birarangije ngo baramubwira bati rumva tukubwire,
abayuda n'ubundi n'abatinde. Ayiwe ntabwo turi abatindi, we dutunze Imana. Abayuda n'ubundi baba hari uko bakoze izamu, ntabwo tuba kuko twakoze izamu, ahubwo twe turajijisha dufite amakuru dushaka. Aleluya. Abayuda n'ubundi nitwe kubera kuko n'umukobwa bamudushingiye tubafitemo imbaraga. Oya ntago ariko biri mwaribeshe, uriya ni umutasi waje iwanyu. Birarangije ngo nuko muri cya kinyoma cyabo no kwibesha ngo baramubwira batumva tukubwire genda ukora iki. Gasuzuguro gashire k'abayuda. Genda tugiye gushaka igiti kirekire. N'umugore nawe aravuga ati inama niyo. Urumva sha? Urumva umupfapfa w'umugore? Ayiwe. Imana iturinde abapfapfa b'abagore n'abapfapfa b'abagabo. Hari Imana ikurinde inshuti y'umupfapfa. Imana ikurinde mugenzi we w'umupfapfa. Ngo yari yatumiye inshuti ze n'umugore we ngagize uti arimo. Umugore abaye umupfapfa, inshuti zibaye abapfapfa. Abo bapfapfa ngo harimo abagabo n'ubundi n'abagore. Bose ngo babaye iki? Abapfapfa. Ubupfapfa bwe nawe ubupfapfa buramwuzuye. Imana igukureho inshuti z'abapfapfa. Uzi ko hari umuntu akoresha ibirori bya buri munsi agatumira abantu, ariko abantu atumira ari abapfapfa. Uzi ko uyu munsi baguhemba watumira abantu ariko ugatumira abapfapfa. Uzi ko uyu munsi ubyara ayiwe umuntu akaza guterura umwana n'urutwe, uwo ni umupfapfa. Imana igukure inshuti y'umupfapfa. Inshuti y'umupfapfa ntawe yakugeza uko gushaka kurwana n'Imana. Uyu mugabo inshuti z'abapfapfa ngo zimugira umugambi wo guhangana n'iki? N'Imana. Aleluya. Amen. Ngo uyu mugabo arifata ajya guhangana n'iki? N'Imana. Aragenda ashaka igiti cyiza umva kitari mikoni. Ubundi hari ibiti bikura cyamara gukura kikaza mikoni. Buriya kiriya nta nubwo wagishira ku gisenge cy'inzu. Kiriya kiba nyine kivuze ngo muzancane. Ni ukuvuga ngo kiba kizaniye umuriro kiwuhamagaye kiti gahunda ni ukuncana. Na nyiri ishyamba agira amatika nje gucuruka akaba ari cyaheraho. Ngo nuko ajya kureba igiti cyiza kitigeze kihamagarira umuriro. Ngo maze agiye kukireba ngo kuko nawe arakibona. Ngo arangije ashaka amaboko agiterura. Ayiwe yo Satani ari kukurwanya. Yo Satani ashaka kurwanya umugambi w'Imana. Ajya yenyegeza ibigutera. Ariko ibyo bigutera ntibizegera biburizamo umugambi w'Imana. Ahubwo biri kwicanira itanura. Reka abantu bicanira itanura. Reka abadayimoni baguhagurukira bicanira itanura. Kuko itanura rizabafata aribo. Ngo nuko umutima we barawenyegeza. Inshuti ze n'iki? N'umugore. Umugore w'umupfapfa. Umugore w'igishwi. Mbega abagabo b'ibigoryi we, mbega abagore b'ibimara. Ngo benyegeza umutima wa Hamani. Hamani ubwo nayagiraga akajinya ko hafi aho. Ngo nuko umujinya urazamuka uba nk'itanura muri we. Ngo umujinya w'umutanura muri we. Ngo aragenda ashaka igiti. Ngo aragenda igitara gishinga. Ngo ashinga urumambo rurerure. Ngo maze kurushinga arongera agaruka anyura ku irembo. Umuyuda ntiyanaberereka n'ubundi. Ngo ntihanamukurira n'amasari. Ariko icyubahiro we ngo ntiyakurana amasari. Ngo nuko none adakwisara ubwa kabiri ngo umujinya urongera urazamuka cyane. Ngo urazamuka cyane ngo urikuba. Aleluya. Ariko ko umujinya wazamukaga muri we niko yihamagariraga uburakari bw'iki? Bw'Imana. Ibishaka kugutera niba uri mu mugambi w'Imana byihorere bize. Biri kwihamagarira uburakari bw'Imana. Ibiri kukurwanya byihorere biri kwihamagarira uburakari bw'Imana. Umuntu nagusebye ngo yarakugaburiye mureke yihamagarira uburakari bw'Imana. Umuntu nagusebye ngo yarakwambitse mwihorera akanwa kamaze kwamagarira uburakari bw'Imana. Umuntu nagusebye ngo yakwishuriye inzu reka yihamagarira uburakari bw'Imana. Wikwirira ujya gusenga ariko wibisengera reka wigumye yihamagarira uburakari bw'Imana. Umuntu navuga ngo yakwishuriye umwana Menerivari reka yihamagarira uburakari bw'Imana. Byihorere. Ngo uko umutima urakara uzamuka ngo niko arushagaho kwikongezaho uburakari bw'iki? Bw'Imana. Ibikurwanya n'ibiri kuguhiga mureka guharike. Wesenga aguharike ari kwihamagarira uburakari bw'Imana. Ngo uko umutima wagwizaga kuba mubi niko yihamagariraga uburakari bw'iki? Bw'Imana. Ngo nuko akiteguye ko umuyuda Morodekayi ari bujye ku giti yashinze. Ngo yatunguwe no kubona urumambo yateguye ari urugiyeho. Ngo umugore we Zeresi arabibona, abana be barabibona, za nshuti zamugiriye inama zirabibona. Buriya hari igihe umuntu akosha ariko akakosha mutari bujyane, kakosha mutari bukomezanye urugendo,
agatuma wishumuriza uburakari bw'Imana. Gerageza ugire inshuti zitagushumuriza uburakari bw'Imana. Gerageza ugire abantu batagushumuriza uburakari bw'Imana, ahubwo bakubwira ngo iga kubana n'Imana muri ubu buryo. Ngo urubamba umugabo rujyaho, umugore wamureba, bana be bamureba, inshuti ze zimureba, ariko nta wamufashije kurujyaho. Nta wamufashe kugira ute kurujyaho. Umuntu naza akakunegurira umuntu ari kugushumuriza uburakari bw'Imana, niba umutima w'uwo muntu ukirimo umugambi w'iki w'Imana. Aleluya. Icyama tukizera tukamenya ko nubwo tukiri ku irembo ry'ibwami, nubwo hari abashatse ko tubapfukamira, nubwo hari abashatse ko tubaberekera, nubwo ibyo tutabikoze bigatuma abantu bamara bakatugirira nabi, bigatuma banafata n'igihe tuzashirirwa ku rumambo, ariko icyama ukamenya ngo umunsi bagambiriye kukugirira nabi niho Imana yagambiriye kugutabariraho. Aleluya. Umunsi bagambiriye kukwica niba Imana yahise ibwira ngo imva mwacukuye nimwe murazijyamo. Imva bagucukuriye nibo bazigiyemo, ibyago bari bategereje iwawe nibo bibayeho, amakuba bari bagutegerejeho nigo bugagezeho, ibibi bari bamaze kugupangira nibo bibayeho, kandi bibayeho n'ababagiriye inama babireba, kandi ntawe ubafashije kubabarana nabo. Bagiye kubabara bo ubwabo, ariko umutima wawe ugiye gushima Imana. Dushimiye Imana ko Imana iremera amashimwe mu kigeragezo. Imana igiremera amashimwe mu kigeragezo, Imana igiremera amashimwe mu gitutsi, Imana igiye kuremera amashimwe mu bakurwanya, Imana iremera amashimwe mu bavuze ngo ntuzabaho. Umurozi wakurogaga Imana imuremeyeho iremye ishimwe. Aleluya. Amen. Uwakugambaniye Imana iremye ishimwe. Ibyo bintu Imana ibiremeyemo amashimwe agutera guhaguruka aho wari uri ukegera imbere mu buryo bw'umwuka no mu bw'umubiri. Haleluya. Imana iguhagurukije mu buryo bw'umubiri no mu bw'umwuka, kandi iguhagurukije hari ibitambo imaze gutamba, iguhagurukije hari ibyo imaze kwica, iguhagurukije hari abari kurira, ariko iguhagurukije useka. Aleluya. Amarira y'umuntu utarasenze ntagire icyo agutwara. Amen. Amarira y'icyaha ntagutera ubwoba, kubera kuko Imana ihagurukiye mu gihe nyacyo. Aleluya. Imana y'ubwayo niyo yihagurukiye, kandi urugamba urimo ubwo uruziranyeho n'Imana. Komeza uhicare, ariko Imana irahagurutse, irahagurutse, kandi ubwo ihagurutse ntawe urayicaza, kandi nihaguruka irakora ikizinduye. Dushimye Imana ko ikoze ikizinduye. Nubwo uraho ku irembo, irembo uriho urarizi, nanjye iryo ndiho ndarizi. Ubundi buri umuntu wese agira irembo rye. Umuntu wese agira irembo rye, ko buriya nabugariza imyugariro kwako nibugarizaga ibiti kera ntago bugarizaga umubare ungana. Hari wagira ugasanga ni duke, handi ugasanga ni myinshi, handi ugasanga ni nk'uduti tubiri batambika mu irembo, handi ugasanga harimo n'ibindi no mwana atashobora kubugarira ngo hakaba hugarira se nanga mama we nanga umukuru mu rugo. Urumva? Ni ukuvuga ngo rero umuntu wese agira irembo rye, kandi hari umuntu wese azi igihe ahamaze. Hari uhamaze umwaka umwe, hari uhamaze iminsi ibiri, hari uhamaze icyumweru. Irembo ryawe uzi igihe urimazeho. Ariko Imana ntago yitaye ku gihe, ahubwo ikizinduye Imana ni igikorwa nyiri zina. Imana yigereye kuri teri, ibindi ntibikureba. Imana yamuhora ibagirire neza. N'iri jambo ry'Imana numvaga twaganiraho nkababwira ngo ariko Imana yigereye kuri teri, kandi igihe umaze ku irembo Imana yarakibaze, yarakimenye, yapimye kwihangana kwawe, ipima kwizera kwawe, ipima ibyiringiro byawe, none irahagurutse, kandi ihagurutse muri benshi babona imirimo y'Imana. Abazasigara nibo bazavuga ko ariyo yagutabaye, nta kindi kintu wabikoze. Aleluya. Ndi buriya biragoye cyane ko umuntu yitangira ubuhamya bw'ubutabazi. Buriya umuntu yashobora kwitangira ubuhamya bw'indwara yakize, ariko buriya umuntu Imana yatabaye akenshi abutangirwa n'abandi. Kavuga murabizi twe tumuzi yambara ibirenge afite imyati satopi, bakagutangira ubuhamya bati twe tumuzi byarakaze ajya gutoragura ibishimbo kuri depo akaba ari byo atekera abantu, ariko tugize ute turamuzi. Haleluya. Batiriya ni imirimo y'Imana, ni Imana yakurikiye. Haleluya. Buri Imana umuzi impamvu Imana yasigaje uriya mugore na zira nshuti kwari ukugira ngo azavuge ngo Imana y'Abayuda. Ntago Imana ifite gahunda yo
gukora ikintu nta muntu uramenya amakuru. Abantu bagomba kukimenyaho amakuru, kikagira n'abajenama kugeza ubwo bazavuga ngo Imana ya Murekatete, Imana ya Oliva, Imana ya Providence, Imana ya Korode, Imana ya Davide, Imana ya Jadodi. Haleluya. Amen. Imana ya runaka. Imana ishaka ko yamamazwa n'abandi bantu babonye ibyo ikoze. Imana y'Abayuda yamamajwe n'abari bagiye kubica n'ubundi. Haleluya. Reka Imana yawe rero yamamazwe n'abanzi bawe n'abakunzi bawe. Haleluya. Kandi umuntu yari mu kigeragezo asigarana n'abakunzi ashobora kumenya umubare wawe. Ariko uri mu gisubizo utunga inshuti ugatunga n'izitari inshuti, ugatunga izifite umumaro n'izitagira iki umumaro. Haleluya. Kandi iyo ufite ubufasha bwo guha abantu, nta gupfa kumenya umuntu ubuha uwo ari we. Hari igihe ubuha n'utabukeneye, ukabuha n'udafite umumaro, ndetse ukabuha n'ushobora kuguteza ibyago n'amakuba. Ariko iyo utagifite ubufasha, iyo ububonye noneho umenya uwo ukwiye kugira ute kubuha. Haleluya. Dushimiye Imana y'Abayuda ko yasobanuye inzira z'Abayuda, kandi n'abanzi babo bakamenya ko ari igize ute izisobanuye. Imana isobanuye inzira zawe, humura. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Imbere ya kamera mwari kumwe na Ingabire Judith Mama Rehema, uboneka ku nimero ya telefone 0782 9karindwi 1561. Ndasubiramo 0782 9karindwi 1561. Inyuma ya kamera mwari kumwe na Hatunimana Concorde. Reka dusoze n'isengesho. Mana yacu, hari andi makuru tumenya, kandi aya makuru araryoshe. Aya makuru ni umwimerere. Haleluya. Imana ishimwe. Tugize umugisha, tumenye ko nubwo twatinze ku irembo, ariko urubisikane rw'abatunyuzeho ngo abo ni abantu wiremeraga kugira bazavuga imbaraga z'Imana yacu. Ushimwe ko bimenyekanye. Ushimwe turagushimye ko abanzi bacu ubahaye kuvuga ishimwe ry'Imana yacu. Turagushimye ko kandi nabo ubwabo akanwa kabo katagiye guceceka, ndetse n'amaso yabo ubwabo ngagiye gushongesha amarira menshi kubwo icyubahiro Imana ishize ku Bayuda. Haleluya. Turagushimye, izina rye nirihimbazwe. Uri data wa twese mwiza. Naho Aburahamu atatumenya, Isirayeli ntitumenye, ariko uri data wa twese mwiza. Turagushimye ko watumenye kera tutarabaho, tukiri insoro mu nda za ba mama, ukadukunda, ukadukundwakaza, ukaduha amahoro aruta y'abisi batanga, ukaduha amahoro, ukaduha ubuzima. Ibyo waduhaye ntiwadupimiye ku munzani. Turagushimye. Iyo upima ku munzani wari gupima ibitanaduhaza. Hari igihe umuntu ajya guhaha afite make, gapimisha ibitarahaza n'abana be. Ibyo babyita kuza kwica ijoro no kubesha ijoro. Turagushimye ko ibyo waduhaye ntago birimo kubesha ijoro no kuryica, ahubwo turagushimye ngo amashimwe utanze ku Bayuda ni amashimwe azavugwa n'abari hafi n'abari kure, zavugwa n'ababazi n'abatabazi, zavugwa n'abakomeye n'abadakomeye, kubera kuko n'ubundi bakija kugambanirwa ngo hari harimo n'aboroheje cyane, ngo ndetse harimo n'abakomeye. Turagushimye kuzi byose. Turagushimye kumenya byose. Turagushimye ko umuntu wese uzi irembo yicayeho. Turagushimye ko umuntu wese umenya intara agosorerwaho. Kandi turagushimye ko umuntu wese umenya umunzani apimurirwaho. Ku munzani ku rugero rwose umuntu apimurirwaho apfa kuba kwizeye. Uri Imana iseruka ntutsindwe, kandi nta muntu utetereza yarakwiringiye. Birashoboka ko umuntu ashobora gukererwa akabona yakerewe, ariko ntawe ujya utetereza. Uri Imana idasezerera umuntu amara masa, kandi ntufite bike ngo abana bazabirwanira. Urihagije muri byose mu bumana bwawe. Ngaho girira neza abera, uduhe imbaraga zo kugumya gutegereza, ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Kandi data wa twese ubwo tukigutegereje, uduhe imbaraga z'umutima, utwigishe guhangana n'ibiduhanganye,
kandi uduhe ubwenge bwo kumenya uko tubyitwaraho ndetse n'uko dusuzugura abadayimoni. Tugushimiye imbabazi utugiriye kandi tugushimiye n'ubwenge uhaye abantu bawe. Izina rye nirihimbazwe. Konkora utumugirire neza, mutabara umurengere. Akwifuzaho ibintu birenze kimwe ndetse birenze bitatu. Cyo koza dutangiye iteraniro yavuze ikintu kimwe, ariko kiri hasi cyo akeneye gusa, akeneye ndetse ibintu byinshi. Umuzigame kuruta uko wamuzigamye cya gihe. Umuhisha ukwiriye kumuhisha, intambwe zuzirinde guteguza. Umuramira atarabazwa bimwe akabona bidashoboka. Umuha icyo gusubiza aho akwiriye gusubiriza, kandi umuha ibyo akwiriye kuvugira aho akwiriye kuvugira. Umuteza intambwe mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri. Umuramira atarasikira, umurindira intambwe z'ibirenge bye. Gishikamutima cyo kirinde, kandi agisenga umusubize, akinginga uyumva ijwi rimuhumuriza ngo komera. Urakoze Kristo, ngaho mugumane, kandi imirimo yo Kristo umuha imbaraga zo kuyikora muri iki gihe ndetse n'ikindi gihe kizaza. Azaba agifite imbaraga zo guhagarara imbere y'Imana adasinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ngaho gumanya umuntu wawe mu buryo bwose, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Amen.